iyi yindi nini ibyibushye Akagari hano hari ahahoze gare. hari ahahoze gare ni city town. None bayubatse umufuka wa sima ugura 4,000. Bayubatse umufuko wa sima ugura 4,000. Uyicyangugu. Ira sima y'icyangugu ku ruganda. Ira yubatswe na sima y'inyarwanda, sima y'amahanga bakoresha. Ubuyobozi handitseho komine Nyarugenge. Komine Nyarugenge. Kandi twebwe turiri abaho batubwira bati Kigali ugezeyo nta kintu wabona ntaki bigatuma wanaherayo. Wowe ubona igihugu cyane nta kibazo nagize naje sanga abantu ibintu bikorwa abafite imbaraga bakora nta kibazo. Muri zino nzu ziri hano hakurya nihe nyubako ubu umuntu ihamaze igihe na kera yari ihari ahangaha se muri zino nyubako uretse ahangaha ahantu hari heza ahantu twagiraga. Yes, ndabasuje cyane bakunzi ba Rwanda TV, mbifurije gukomeza kumera neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose. Twe tumaze igihe mutatubona kuri Rwanda TV kubw'impamvu nyinshi zitandukanye, twe twaragize uburwayi turarwara, ariko ubu ngubu twagaritse muratubona ko tumeze neza. Rero muri bya biganiro tuya dukora byo kubereka iterambere ry'igihugu ahantu rigeze, uyu munsi twasuye umusozi wa Mont Kigali cyangwa se Mont Kigali mu rurimi rw'icyongereza. Mu musozi nyeka ko ahantu waba uri henshi muri Kigali ahantu hatandukanye aho ureba neza mu mujyi wa Kigali. Yego uyu musozi waba ureba kandi nawe uri hejuru y'uyu musozi ureba Kigali yose, Nyarugenge yose. Rero uyu munsi twari twahasuye ariko tubonye umwe mu baturage bahatuye, tugiye kuganira nawe atubwire ubuzima mbega bwa kano gace, tubwire niba yaranahavukiye cyangwa se niba yarahakuriye, uko hagiye hatera imbere. Reka tumuhe akanya, muze turakwakiriye cyane. Sawa, murakoze. Amazina yawe? Yitwa Sibomana Innocent. Sibomana Innocent. Hano hantu niho utuye? Niho ntuye, niho mvuka. Niho mvuka. Ubu ngubu niba atari ibanga wibuka n'igihe wavukiye? Ndakizi. Navutse muri 71. Muri 1971. 1971. Urumva ko atari kera, ntabwo ushaje. Ariko ubwo se imyaka 50 irarenga. Imyaka 50 cyakora irarenga, ariko hafi 55 gutyo hafi. Uracyari we ndashaje, ndimo ndasaza. Ndasaje. Umuntu w'iyo myaka ntabwo aba yabikuze cyane. Ubu bivuze ngo kano gasozi ukamazeho imyaka iyo ngiyo ni nkariho. Ntabwo ugeze cyo gutura ahandi nigeze jya nari. Urumva ko ibi bino bitaka ibi bikorwa byose byaje bisanga ngewe mbibona. Yego. Muri make se wenda uvuka wavukiye n'ubundi watwereka wenda aho navukiye, wadutungira agatoki katwerekana nk'ahantu wavukiye. Aho navukiye navutse kuri aka gasozi muri ibanga rya hano mu Buturutsi. Hano nuko mpaba ari kundi mvuka, ariko hose agasozi ni kamwe. Kano gasozi kose ni kamwe. Ni muri Kimisagara hose. Ni mu mudugudu cyangwa umudugudu wa Muganza. Umudugudu wa Muganza, akagari ka Kimisagara n'umurenge ni Kimisagara. Umurenge ni Kimisagara, akarere ni ka Nyarugenge. Akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Nose mbere uvuka cyangwa se ukimenya ubwenge, kano gace kari kameze gute? Hari izi nyubako zose nta nimwe yari ihari. Umuturage niwe gatuye, babaga batuye batatanye ku buryo wagendaga nk'amasaha abiri akarangira nta muntu ubonye. Kuko nta bantu babaga bahari. Ariko urabasha kugenda ukareba aho ushaka ukajyana n'aho ushaka, nta kibazo uhuye nacyo. Baba bana bagiye barajya aho bashaka nta kibazo. Ubundi cyangwa guca abantu nk'aho umuntu yarabitinya. Habaga ari habi. Ariko uyu munsi rwose bisa none nta kibazo gihari. None se urabona ko nyine uyu munsi umuntu ahagaze gutya akareba hakurya, bitubona ibikorwa remezo biragaragara, ibikorwa biraboneka. Icyo gihe uvuka ukareba hakurya, ndakubwiye ngo wabonaga ibihuru. Hari ibihuru n'isoko rya Nyarugenge. Bavuga isoko rya Nyarugenge ryabaga riri mu ishyamba. Ryariga isoko ariko abaturage bakajyamo kurikikijwe n'ibihuru. Bikikijwe n'ishyamba. Bikikijwe n'ishyamba. Bikikijwe n'ishyamba.
kuvuga ngo ubu hano batangira kubaka hari amashyamba ndi n'umwana yanjyana n'umusaza akanzamura hariya urabona uyu muhanda aho uzambuka mu Gakinjiro aka gahanda kazamuka ni mu Gakinjiro ako gahanda uriya kazamuka zamuka kuri iyo nzu y'icyatsi ureba akazu k'icyatsi urakabona uwo muhanda wa kaburimbo ukifata mu Gakinjiro ku rw'ingunguru najyanaga n'umusaza ndi mutoya tugiye ku isoko akabongera ngenda nkambakamba kabwo twabaga turi kumwe njye nawe turi babiri wenda tugahora n'umuntu nawe ugiye ku isoko ubwo rero muri ubwo buryo hari habi iyo yabaga bwije utaha inaha ntabwo wirirwa gutaha watahaga nk'ejo uhabona uvuga uti wenda ntangire habona yabaga ari ikibazo cyane. Ubu ngubu urabona ko umuntu ahagaze hano ahantu hose umuntu arahareba akabona ko ari ahantu hagaragara hariya buriya harani ku gisozi aho hari amatatu rero iriya ni igisozi hano mbere se hano ubu ngubu ukuntu twe tuhazi uhambaye nabwo ko hitwa mu mujyi mbere nabwo nuko hitwaga gutyo twebwe twahitaga Nyarugenge hitwaga mu mujyi ariko ari habi hakaba mu mujyi ari habi hari Nyarugenge kuko n'ubuyobozi handitseho komine Nyarugenge ntabwo kuko inyandiko bagiye bahindura ahubwo komine Nyarugenge komine Nyarugenge naho yabaga narahageraga nkayira hari abapolisi ahita cyabazanye n'umubaje kumufunga bati bamujyanye kuri komine kuko nenge nanyuzeho mu ishuri gatoya nabashaka no gusoma nkabona uko handitse arabibonaga ubu se wenda ugereranyije wenda n'iryari uko watubwiye ko nyine hari ibihuru byinshi nyine hasa nabi bikorwa n'ibintu nta byari bihari ugereranyije ni nko mu yihe myaka wenda batangiye kuhavugurura hagatangira kugaragaramo njyewe rero mbere y'intambara hasaga nabi ukuvuga ngo nyuma y'intambara intambara 94 95 abantu barahunga njye nahungutse muri 2000 nahungutse 98 mvuye Kongo namaze imyaka 2 ariko nyuma y'icyo gihe njyewe ijisho ryanjye ryagiye rinyereka ibintu byiza nubwo nza banyerekaga Nyamirambo uko ameze nk'abahakana ngo ntabwo ariho ariko noneho njye wahageze nabaga narahageze nkabasha kuhabona nkavuga byari ku muziki w'Abisilamu nari impazi bakabitwereka noneho biba ngombwa ko icyo gihe naje kuza mbona nta kibazo kandi none nta kibazo ngeze mpura nacyo naje nsanga abantu mbona abantu kandi twebwe turiri abaho batubwira bati Kigali ugezeyo nta kintu wabona ntaki bigatuma wanaherayo wowe ubona igihugu cyane nta kibazo nagize naje nsanga abantu ibintu bikorwa bafite imbaraga bakora nta kibazo ubu se iyo urebye hano hakurya hano ngo mwahitaga ngo Nyarugenge muri zino nzu ziri hano hakurya ni ihe nyubako ubu muntu ihamaze igihe na kera yari ihari ahangaha se muri zino nyubako uretse ahangaha ahantu hari heza ahantu twagiraga manumitare ino manumitare hano bakuru yabaga ihari kuko iyo yubatswe kera tukamenya CH aho twivugirizaga byari ibitaro abaturage bajyamo kwivuriza tukamenya ka Kigali ariko ubwo ka Kigali ndumva yubatswe nawe mbere y'intambara ariko ubu tuvugana ubw'ibyo nibyo twari tuzi kuko nabyo twabonaga umuntu bamujyana batumujyanye kuri brigade ya Kamuhimaho gutyo ariko ibiriho ni byiza rwose bigaragara neza ubona ko nta kibazo wenda umuntu yagira ikindi kibazo cye cy'umwihariko ariko ku buzima busanzwe ubona ko umujyi ugaragara neza ubona ko ari umujyi ubundi ntabwo wagaragaraga ubu ngubu uyu munsi ubu se ujya ugira gutyo ugatembera hakurya ukahagera ndahagera nk'ubu hari umuntu uhetse kurwara yarase hashi natwe niyo ngendanye na ndeba nk'izo nyubako no ku isoko rya Nyarugenge njya mpagera naho njya mpagera ndasindagira nkagerayo ariko wiyambye nk'akantu ngiye kureba mu mujyi mugabe hose muri quartier commissaire hahoze gare hakurya umanuka seti famille urumva hose mbasha kuhagera ko numva si mujyi wose neza navukana nkahayoberwa wenda ubu tuvugana hariho ntakibasha kujya ariko ubundi mbere narakataga naturukaga nkagenda nkanyura mu mujyi wose nkahita nkawurenga nkajya za Gikondo minutse hirya mbese ubwo ndetse nataga ubu sinayimenya ubu nta nubwo nanayibona kuko inzira
yabaga ari za nyabagendwa umuntu agendamo uko yiboneye nk'ubu aho ugera ukahasanga harabujijwe kuhaca icyo gihe ubu ntabwo nahanyura ubwo rero ni muri ubwo buryo. Yego. Ndumva hafite amateka maremare none se ko mpavuka ndahavuka ntabwo ntiwigeze ujya gutura wapinda n'umusaza wanjye araharara aho. Umusaza wanjye yavutse 47 ngaho barayindi imyaka fe yarahari ari muri za wenda mubishaka mwambwira mukamusura nawe yaraho wenda nubwo twabyirutse dukennye akaturera akennye ariko twabashije kubaho tubasha kwihangana ibintu byose tubinyuramo biradusiga nta kibi kizere tukigeraho twagerageje kwihangana bishoboka. Yego none se wenda wagerageza kutuvugera wenda tubwira ati wenda inyuma ahangaha inyuma wenda hitwa gutya muri kino gice wenda hitwa gutya hakurya iriya ni gutya nyine kugira ngo n'umuntu uzareba kino kiganiro azabashe gusobanukirwa. Ubu murashaka kumenya aha bahitaga komine Butamwa kera ariko naho wenda se ngo nibahaza Nyarugenge ubu ni muri Kigali ngari ubwo baraduhuriye ubwo yageze mu yindi si ntabwo ubu kira ntabwo ahangaha banagufashe wajyana n'abaho ntabwo bakuzana bakujyana iriya hirya wenda nyuma bamara gukora control bakazakuzana aha ariko baturutse hariya ubaho hafatiwe wajya hariya ubwo ni uyu muhanda urabagabanya ubwo wageze aha wabagiye aho wagiye ahandi ufate muri ishyamba aho kukujyana bakujyana inyuma iriya ubwo hano ni hahoze ari za komine Butamwa ahangaha ho ni hariya twahitaga Inyarurama haba hari muri Kicukiro hano bari Kicukiro. Yego. No kuvuga ngo ubukere iyo habaga umukwabo wabaga ukaza ntabwo badukurikiraga barakurekaga ni ukuvuga ngo niba bategeye aha ukamanuka ukajya muri Nyarugenge Butamwa ntabwo bagukurikiraga bakazatega none kuzahagaruka ubwagurokotse bagucitse ubwo ni muri ubwo buryo nyine. Hanyuma hano n'ubundi hitwaga Inyamirambo ni Nyamirambo no kuva kera. Reka dukomeze tubwire narimo ndakubaza wari umaze kumubwira uko hagiye hitwa ariko se wenda uyu munsi ufite abana? Ndabafite. Ariko nta buzukuru ufite? Ndabo bafite abuzukuru babiri. Afite abuzukuru babiri. Ubu ngubu nk'umunsi umwuzukuru wawe yakuze umukuru afite imyaka ingahe? Ni batoya. Umunsi yanganye nkanjye zaba nkiriho subu. Zaba ukiri? Uretse umukuru afite 5. Simbizi niba nazaba mbaye nkiriho wenda ntacyo nazamuganiriza. Ubwo nacyo ngiye kukubaza nk'umuntu uzi ukuntu Kigali wakuze yagukuriye mu maso Kigali iyi ngiyi hano hateye imbere uhareba byiza byose biriho nabibonaga byabaye ndeba none sinahumye wararebaga ariko ufite n'amaso mazima nabonye ugira ukamwatira nk'iranzu y'icyatsi nararebaga mba ndeye iyo ndi hano ngewe nakubwira hariya ni hariya kandi unahageze nakubwira ntiwahageze ndahari tukavugana ndaha nawe uriyo tukavugana none ubwo ngubwo nk'umwana wawe umunsi azaba yakoze angana nkanjye ni iki kintu uzamubwira nk'umuntu wabonye runo Rwanda cyangwa se uyu mujyi utera imbere? Ikintu namubwira ni kera twebwe mu ibyiruka byacu mu kubaho kwacu turi bato nta kintu twabonaga ariko umwebwe murabona ibyiza ibiriba biriho bibabereye byiza rwose ibyo kubimubwira ntabwo ari ngewe najyaga kwiga ngenda n'ibirenge kandi nari umugabo nkuze ariko nkagenda n'ibirenge ariko umwana agenda uko ashaka akagenda yambaye neza rwose nabimubwira icyo gihe ntabwo byari byiza ariko ubu ni byiza nubwo umuntu yagira utundi tubazo twe tw'umwihariko ariko izindi gahunda ubona ko nta kibazo nk'ubu kera ntiwabonaga umuntu agenda afite amafaranga gutya ariko umuntu agenda gutya n'amafaranga ye ntabwo uyamwambuye kera rero ntabwo ibyo byabagaho hari ibintu ubona byahindutse cyiza ku baturage ubwo ukabona ari byiza. Yego wenda umwanya niyo ndimo ndareba hano iriya nyubako kariya kanyubako ubona karekare gasyororotse kariya bakita City Tower
iyi yindi nini ibyibushye Akagari hano hari ahahoze gare. hari ahahoze gare ni City Tower. Iriya yindi byegeranye ni hoteli bita 2000 hoteli cyangwa Tedemir. Aha ino y'umweru ifite akandi kamwe. Iriho ibyuma bihereza. Iriho ibyuma bihereza niyo barimo barubaka. Anajye ntabwo ndahatembera. Iriya yindi naho bita kwa Nuza, niyo bita kwa Makuza. Iyi yindi nini munsi yaho ni kwa Rubangura. Hano gutyize nizaho niba Rubangura Vedasi najyaga mwumva. Yego. Yacuzaga ibyuma za Kicukiro. Bigeze no kujya gukorera kera. Hari atubwiye ko ariko iranyubaka ariyo kwa Kabuga. Ari nayo ngo imaze igihe kinini. Yubatswe mbere y'intambara. Yubatswe mbere y'intambara. Sinibuka umwaka ariko ni muri za 80 muri icyo gihe. Kuko 94 yageze yari yaruzuye bayikoreramo yari yaruzuye kera. Yego. Yubatswe muri icyo gihe. Sinakurikiranye umwaka ariko yubatswe muri icyo gihe. Urumva ko imaze 85 gutyo icyo. Urumva ko imaze igihe. None yego. Inyubako ya kera. None bayubatse umufuka wa sima ugura 2000. Bayubatse umufuko wa sima ugura 2000. Y'icyangugu. Iriya sima y'icyangugu ku ruganda. Iriya yubatswe na sima y'inyarwanda, sima y'amahanga bakoreshaga. Yatumizaga ikamyo ikaza ipakiye sima ikarukira kwa Kabuga. Yego. Bagapakurura. Ni mpamvu ikomeye cyane. Irubatse cyane. None se turimo tuhagana ku musozo, ni nka yahe mateka cyangwa se akantu uyu musozi mwege muteho ni uwuhe mwihariko wawo noneho? Cyangwa amateka yaho nyine mwihariyeho mudahuriye ku handi? Twebwe ahangaha twatuye kuva kera. Twatura turi abaturage. Turahaba. Ariko twaba dukeneye ikintu runaka tukajya hariya no ikintu gifite akamaro wajya kugishakira hari. Yego. Kuko inaha nta cyabaga gihari. Ndumva ari ibyo, ndumva nta kindi wenda sinzi ikindi wenda umva nakubwiraho nuko byabaga bimeze. Yego. Rero reka tugushimiye cyane abakoze kuduha akanya kawe ukatuganiriza ukatubwira amateka ya hano. Rero reka tugushimire wakoze cyane kutuganiriza ukatubwira amateka ya hano ukanadusobanurira ko uyu munsi hari cyane cyane urubyiruko twese turimo turabyuka nyine tukabona igihugu imihanda bayubatse biki cyangwa akaba n'umenya ubwenge abona nyine igihugu gisa neza agatekereza ko ariko na mbere byari bimeze, ariko ubu ngubu ndakeka ko wadusobanuriye bakumva ko ibindi tubona uyu munsi bitahahoze na mbere. Mwabaza utari njye azababwira wenda mubashe kuzabura umuntu kuri aya tuganirizaga aha nawe yabikubwira. Yego muzarakoze cyane. Icyo nemeye ni byiza pe. Wongera uti ni byiza. Wenda by'umwihariko umuntu afite ubuzima bw'abayemo wenda bwo kutagira akazi akora runaka, ariko ku buzima busanzwe ubona ko nta kibazo. Ni umunyerondo wa Kigali. Yego. Urabona ko ni Nyabagera. Urabona agiye hirya cyatandukanye n'uwo mubyeyi, urabona ko nta kibazo. Yego. Bo rero mwakoze cyane kudukurikirana, mwumvishe ko umusaza yatuganirije byinshi byo kuri uyu musozi wa Mo Kigali. Yego, yatuganirije. Reka dukomeze kubana mu bindi biganiro.